Ndagusuhuje cyane ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza. Uyu munsi nje na topic ikomeye cyane nizera ko iza kugushishikaza byanze bikunze kandi ukazayisharinga n'inshuti n'abavandimwe benshi cyane ndetse n'umuntu ukunda. Reka nkubwire yuko uyu munsi tugiye kugaruka ku nseko. Inseko twabonye ko ari ikintu gikomeye cyane. Inseko twabonye ko ari agaciro gakomeye mu rukundo. Inseko twabonye ko itanga karibu cyangwa ikaba yasubizayo umuntu. Inseko rero ni ikintu gikomeye cyane nicyo tugiye kugaruka uyu munsi. Mbere yuko dukomeza reka nkubwire ngo nyabona kanda subscribe. Kanda subscribe niba utarabikora kugira ngo video zo kuri iyi channel uzajye uzibona uko zisohotse. Ndakwizeye rero ko uhise ukanda subscribe noneho reka dukomeze. Wowe rero usanzwe warakanda subscribe ndagushimiye cyane kandi ndaguha karibu muri video y'uyu munsi. Guseka rero ni ikintu gikomeye cyane mu rukundo. Nari maze kubivuga yuko inseko ishobora guhita ituma umuntu agukunda cyangwa se inseko yawe ikaba yatuma umuntu akwanga akavuga ati uyu muntu useka gutya, akaba yakubonamo ibintu byinshi, akaba yashobora kukubonamo ubugome, akaba yashobora kukubonamo uburyarya, akaba yashobora kukubonamo ubugwaneza, akaba yashobora kukubonamo umutima mwiza, akaba yakubonamo ibintu byinshi cyane. Ni iki wakora rero ngo ugire amenyo yera de hanyuma ngo nujye useka nk'uko tujya tubivuga mu kinyarwanda amasaro aseseke. Muri video itaha nzaguha noneho tips zijyanye no kwiga guseka binoze, ariko ahangaha tugiye kureba ikindi, tugiye kureba icyo nakwita nk'utuntu n'utundi ku bijyanye no kugira amenyo yera de, ku bijyanye no kugira inseko nziza. Banza rero uzirikane ko buri muntu wese agira amenyo afite ibara rye mu byo tugiye kuvuga ahangaha. Hari umuntu uzasanga afite amenyo y'umweru cyane, hari undi uzasanga afite amenyo yenda gushaka kuba nk'agahondo ukuntu. Donc buri muntu wese agira amenyo afite ibara ryihariye. Ahangaha rero ntabwo ngiye kuvuga ngo ufate ya menyo yari afite rya bara ryawe yahindure wenda umweru udashoboka, ahubwo ndashaka kuvuga ngo ya menyo yawe noneho rya bara ryayo ribe ryo ridafite ibindi bintu byaryisize inyuma cyangwa se ibindi bintu bishobora gutuma ritagaragara cyangwa se nta na shining. Hari ukuntu buri bara amenyo bafite ariko byanze bikunze akaba shining cyangwa se aburiya ashininga, ashashagirana. Yes, ahangaha rero nkaba ngiye kukubwira ibintu byatuma iri bara ry'amenyo yawe ritandura cyangwa se ngo rihinduke kubera kutamenya, ndetse nkanakubwira utuntu n'utundi ushobora kuza kumva ukavuga uti wawe ntabwo nari mbizi, twa tuntu dutuma umuntu agira inseko ikurura inseko yera de. Hari ibyo rero ugomba kuzirikana. Icya mbere ni uko hari ibintu unywa bishobora kwanduza amenyo yawe. Ibyo bintu ukaba ugomba kubizirikana kugira ngo umenye ngo iyo uri kubinywa cyangwa se iyo urangije kubinywa ukora iki, ubigenza gute. Kandi ibyanduza amenyo ntabwo ari ibintu bifite ibara ryijimye gusa. Akenshi ushobora kuvuga ngo ibintu byijimye wariye cyangwa wanyweye byakwandurije amenyo, ariko waba wanyweye nk'ibintu bifite ibara ryera de ukagira ngo byo ntibyanduza amenyo. Ahubwo reka nkubwire ko ibintu byose byifitemo acide cyangwa se indi substance chimique yitwa tannin, donc ikunda gukoreshwa mu gukora ibinyobwa bitandukanye, yaba nk'umuvinyo w'umweru, yaba se soda ikeye urugero nka Sprite, yaba nka tonic n'izindi nk'izo ngizo, yaba se bya binyobwa bitera imbaraga tujya tuvuga ngo ni energy drinks, bya binyobwa bitera imbaraga abantu bakunda gufata mu gihe bakora siporo cyangwa se bumva bakeneye imbaraga. Ibi byose biri mu bintu bikwanduriza amenyo ku buryo utagize icyo ukora wazashiduka yarahinduye ibara ry'abara ryawe ritakiri ibara ryiza ry'amenyo. Ahangaha rero ugirwa nama ki ko mu gihe umaze gusoma kuri ibi binyobwa cyangwa se urimo kubisoma, mu gihe uri gusoma kuri ibi binyobwa ukaba umaze gusomaho nka kabiri cyangwa se gatatu, noneho uhita ufata amazi iruhande rwawe ukajya ucishamo nayo ukamera nk'uyunyuguza mu kanwa, ugafata amazi ukayashyira mu kanwa ukamera nk'uyunyugujemo nayo ukayamira, donc ukazajya uvangamo utuzi buke buke. Ibyo bituma ya effect cyangwa se bya binyobwa uburyo byari kukwanduriza amenyo bitayanduza kuri cya kigero. Kandi noneho igihe byarangiye warangije kunywa bya binyobwa ugafata nibura iminota 30, noneho nyuma y'iyo minota 30 ukaba wakoza amenyo yawe mu buryo busanzwe. Hanyuma icya kabiri ni uko ushobora kuba ukunda guhekenya chiclete. Niba ukunda guhekenya chiclete cyangwa se chewing gum, reka nkubwire ngo ufite amahirwe menshi cyane, ariko niba ukoresha chewing gum zira zitagira isukari. Ntabwo rero zose ari nziza, izitagira isukari nizo nziza ku menyo. Buriya kuzihekenya ngo birinda amenyo yawe kubera ko iyo uzihekenya akanwa kawe kavubura amacandwe,
hanyuma aya macandwe agafasha mu guhanagura za aside ziba zagiye zikora mu kanwa mu gihe bacteria ziba mu kanwa ziba zirimo gukora akazi kazo ko gucagagura ibiryo bitandukanye uba wariye. Ikindi kandi amacandwe ni meza cyane cyane yabonetse mu bwinshi mu kanwa kuko abamo phosphate na calcium. Ibi ngibi bikaba birinda agahu gatwikiriye amenyo yawe. Gusa guhekenya shikarete ntago bisimbura koza amenyo. Bivuga ngo uyu munsi nahekenya shikarete naguze cyangwa se ngo waguze shikarete nyinshi zitagira isukari none nizo uzagisimbuza kwibrosa. Oya, ntabwo bisimbuza kwibrosa. Urashaka kugira inseko ikeye? Ese wari uzi ko lipstick ni ukuvuga ngo iryabara usiga ku munwa niba uri umukobwa cyangwa se niba uri umugore, wari uzi ko lipstick ushyira ku munwa nayo igira uruhare runini mu gutuma amenyo yawe agaragara nka yera de cyangwa se akagaragara nka yijimye? Niba rero ushaka amenyo yawe ko agaragara nka yera de cyangwa se kunyine ko agaragara neza cyane, koresha lipstick isa n'itukura, isa nifatiye ku ibara ry'ubururu, cyangwa se lipstick isa nifatiye ku ibara rya pink cyangwa se ibara ry'iroza. Donc bivuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo ibe ubururu ariko ibikoze cyangwa se ibifite ibara rifatiye ku bururu cyangwa se irifatiye kuri pink. Icyo gihe bituma amenyo yawe agaragara nka yera de kurusha ubundi bwoko bw'izindi lipstick ushobora gukoresha. Hanyuma icya kane ni ko kogesha amenyo umuti w'amenyo. Ni ibintu byiza cyane. Iyi miti y'amenyo iba mu bwoko butandukanye ariko urebye hafi ya yose iba yifitemo ubwo bushobozi bwo gukura imyanda ku menyo yawe, ukuyakuba n'uburoso, icyo gihe ya myanda ku menyo ivamo. Ni nayo mpamvu ugomba gufata akanya ko kubikora. Fata akanya ko kwibrosa buri munsi niba ushaka kugira inseko ikeye. Nibura kandi woza amenyo yawe hagati y'iminota 2 cyangwa 3. Ntujye kwibrosa ngo ubikore nk'umuhango uhita urekeraho. Ufata iminota hagati y'2 cyangwa 3 kandi nibura wibrose ukoresheje brosada, ukoresheje uburoso bw'amenyo hagati y'inshuro 2 n'eshatu ku munsi. Ariko nanone hari imiti y'amenyo idakuraho imyanda gusa, ahubwo ishobora no gutuma amenyo yawe aba umweru kurushaho, donc ryabara yari afite akaba yashininga kurushaho. Uretse rero umuti w'amenyo, hari ibindi bintu ushobora gukubisha amenyo yawe cyangwa se ibindi bintu ushobora kuvuga ko byogeje amenyo yawe. Ibyo ngibyo birimo imboga n'imbuto. Ibi bisobanura iki? Nubwo gukoresha imboga n'imbuto bitasimbura koza amenyo yawe, ariko ugiye urangiza gufata ifunguro, noneho mu gihe urangije gufata ifunguro bya bindi ufata nka dessert bikaba birimo nka salade irimo imboga zikucagurika, urugero nk'amashu, cyangwa se nanone ukaba warenzaho imbuto nanone nazo zikucagurika, urugero nka apple cyangwa se pomme. Ibyo ngibyo bishobora kugufasha kuko bituma mu gihe urimo uzihekenya nazo zikura umwanda ku menyo cyangwa se bya biryo byari byagiye bisa naho bisigara ku menyo bigenda bivaho. Ibi rero biba byiza cyane kuko izi mboga zitaba zihanaguye amenyo yawe gusa, ahubwo zihita zinakomerezaho nyine zigakora akazi keza mu mubiri nk'uko bisanzwe ko kurya imboga n'imbuto ari ibintu byiza cyane muri rusange. Hanyuma ushobora kuba ubizi ko habaho uburoso bwo koza amenyo electric cyangwa se electrical brush. Bubaho rero, ukimara kububona ushobora kuba warahise uvuga uti noneho mbonye uburoso. Ubu buroso ni bwiza cyane, nibwo bwoza amenyo, nta nubwo ubusanzwe nongera kubukoresha bwa bundi nkoresha ingufu zanjye gusa, ngiye kuzajya nkoresha ubu ngubu. Ariko ntabwo ari byo, uburoso bwombi bwaba ubwo buri electric bwaba n'uburoso bw'amenyo busanzwe, bwose bwoza amenyo yawe neza kandi agacya bikwiriye. Icyangombwa nuko wowe nyiri kubukoresha ubukoresha neza. Ibuka rero koza amenyo yawe neza, donc dukuvuga ngo uvana kwishinya ugana hasi, kandi nanone numara kubikora gutyo woze na hahandi nyine aho ibiryo munsi y'amenyo hakanja, ariko woze na hari ahagana imbere noneho hatagaragara hari imbere nyine nyuma y'amenyo. Aho ngaho hose ubikore neza ku buryo hose uhageze uburoso, kandi noneho ukabugeza no hirya cyane hariya mu nguni nyine zombi ukoza neza cyane. Hanyuma zirikana ko niba woza amenyo neza, kubikorera mu rugo ntabwo bimaramo imyanda yose buriya. Uko ugenda woza buri munsi twa twanda tugenda dusigara duke biba bisobanura ko rero nibura
hagati y'amezi 6 n'umwaka wakagombye kunyarukira kwa muganga, ukajya kuri wa muganga w'amenyo, umudentist, noneho ukagenda akaba ari we ukurebera uko amenyo yawe ahagaze, ese afite ubuzima bwiza, nta turwara turagufata turimo, niba ntatwo akayakogereza akoresheje ibyuma byabo, noneho imyanda yose yindi wowe utabashije kugenda ukuramo buri munsi akayimaramo. Ibyo rero biba ari byiza cyane, bituma ugira amenyo akomeza kugira ubuzima bwiza kandi igihe kirekire. Niba rero urya ibiryo birimo acide, birimo ama acide, urugero wariye nk'amasalade arimo vinegre cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye, niba unywa ibinyobwa cyane cyane byijimye nka coffee, donc ikawa, nk'imivinyo, niba unywa itabi cyane cyane, noneho wakagombye kujya ureba muganga w'amenyo hakiri kare ugereranyije n'aba bantu badafata ibyo ngibyo. Bivuga ngo niba ari hagati y'amezi 6 n'umwaka wowe unywa itabi, wowe ukunda kunywa ikawa, wakagombye kureba muganga nibura buri mezi 6. Hari abantu rero bashyirisha ku menyo yabo ibyo bita dental veneers cyangwa se facette dentaire, ni ukuvuga ngo ukasa n'urenzaho akandi kantu. Wenda ku bagore n'abakobwa mufata inzara mukongeraho izindi, mushobora kubyumva vuba, byenda kumera nko gufata urwara ugashyira inyuma ukongeraho urundi rwara rutari rwa rundi. Abantu rero bakoresha dental veneers, bikaba bikemura ikibazo cy'ibara ry'amenyo, kuko niba ufashe dental veneer yera de akaba arizo ushira inyuma ku menyo yawe, birumvikana uragira amenyo yera de kurushaho. Ariko icyo ugomba kwibuka nuko dental veneers ntago zikemura ibindi bibazo by'amenyo nko gucukuka twari tumaze kuvuga, cyangwa se n'izindi ndwara zishobora kuza. Niyo mpamvu niyo waba warashyizeho dental veneers ugomba kumeza koza amenyo yawe ku buryo busabwa, kandi ukanareba na muganga nawe inshuro nyinshi kugira ngo ukomeze kugira amenyo afite ubuzima bwiza. None se wari uzi ko burya amafi ari mu biribwa bitangiza amenyo ugereranyije n'ibindi? Kubera iki? Kubera ko yifitemo acide nke cyane. Nari nakubwiye ko kurya imboga mbisi n'imbuto zikucuka ari byiza iyo urangije kurya, kuko zisa naho zihanagura amenyo, ariko buriya amafi ntabwo yangiza amenyo kurusha ndetse na za mbuto. Mu kwirinda kwangizwa rero n'ibiribwa byifitemo acide, ni byiza kunywa amazi igihe urimo kubifata, cyangwa se igihe urangije kubifata ukamera nk'uyacugusa mu kanwa, bimwe nigeze kuvuga, noneho warangiza ukayamera cyangwa se ukayacira bitewe n'icyo uri gukora, niba uri koza amenyo. Cyangwa se no guhekenya ya chewing gum navugaga itagira isukari, nabyo biba byiza cyane kubikora nyuma yo gufata bya binyobwa, cyane cyane byifitemo acide cyangwa se bifite ibara ryijimye. Mu gusoza reka nkubwire ngo zirikana ko uburoso bw'amenyo utagomba kubukoresha igihe kirekire gikabije, nkuko n'imyenda y'imbere twarabibonye yuko imyenda y'imbere ugomba kuyihindura. Donc niba umaze amezi 3 cyangwa 4 ufite umwenda w'imbere ukoresha, ushobora kugeza ku mezi 6 cyangwa se umwaka, ariko icyo gihe niyo wa mwenda w'imbere waba utaracika ugomba kuwureka ukarekeraho kuwukoresha igihe cyawo nyine kikaba kirarangiye. Bimera nka bya biribwa bandikaho ngo igihe byakorewe n'igihe bizarangirira. Wajya kubigura wareba wasanga igihe cyo byagomba kurangira cyararangiye, ukamenya ko bishobora kwangiza ubuzima bwawe. No ku myenda y'imbere nuko, no ku buroso bw'amenyo nuko. Uburoso bw'amenyo ugomba kubukoresha nibura hagati y'amezi 2 n'amezi 4, noneho yarangira ugafata uburoso bushyashya. Impamvu ikaba ari uko uburoso bushaje buba butakyoza neza amenyo, bityo bikavuga ko amenyo yawe afite ibyago byinshi byo kwandura no kuba yarwara, harimo no gucukuka. Mu koza amenyo rero ugomba kwibuka ko n'ururimi rwawe narwo ugomba kurwoza buhoro witonze, narwo ukaba warushyiraho uburoso buhoro witonze. Ikindi kandi niba ubonye nk'umuntu mukuru yambaye braces cyangwa se accolade, tujya tuvuga ngo na appareil dentaire, bya byuma biba bifasha amenyo, hanyuma ukibaza niba agira ngo agire inseko nziza gusa. Reka nkubwire ngo yego, braces cyangwa se accolade zituma umuntu yagira inseko nziza kuko zigorora amenyo koko, zikayasubiza ku murongo, ariko akenshi ziba zifite n'ibindi bibazo by'uburwayi bw'amenyo zishobora gukemura, birimo nuko guhingikirana. Muganga rero ashobora kukubwira ati nsanzwe ufite iki kibazo cy'amenyo, biragusaba gushyiramo accolade, icyo gihe uba ugomba kubyumva. Kuzikoresha rero ukiri umwana birumvikana zikemura ikibazo muganga yashatse ko zikemura vuba kurusha mu gihe waba uri umuntu mukuru, ariko niyo waba uri mukuru birakora. Gusa
uko ubuvuzi bugenda butera imbere niyo mahirwe ahari, noneho usanga babasha kugenda bakora braces zisa naho zisa n'amenyo yawe ku buryo ziba zidahita zigaragarira buri muntu wese yuko uzambaye. Ni ibyo ngibyo rero nari nateganyije kukubwira uyu munsi ku bijyanye no kugira inseko nziza, ariko reka nkubwire ngo ku munsi w'ejo noneho hazahita hasohoka iyindi video irimo yerekana tips cyangwa se n'iki wakora kugira ngo ubashe guseka neza. Ese iyo usetse biba ari ibintu koko uvuga ngo uraseka abantu bagasesera umeza, cyangwa se uraseka bakavuga ngo uyu muntu asetsa abishaka, cyangwa uraseka bakagira ngo uri kurira, cyangwa se uraseka bakabona ari ugupfa kubikiza. Ejo nzaguha tips kuko guseka ni ikintu gikomeye cyane cyatuma abantu bagukikije bagufata neza bakwishimira, ariko noneho iyo ugiye kwinjira mu rukundo inseko ni ikintu gikomeye cyane. Ndagushimiye cyane wowe wakanze subscribe bw'iyi video yari irimo, ndagushimiye cyane wowe ufata umwanzuro wo gukanda subscribe nonaha, ndagushimira byimazeyo wowe wamaze gukanda subscribe uba muri uyu muryango munini. Imana ikomeze kuguha umugisha, sharinga n'abandi iyi video, kanda like niba wumva yagushishikaje. Urakoze, na hejo mu yindi video ivuga ku nseko.